kiganiro cyacu cy'ubushize twabagejejeho ibintu bibiri muri bitanu bigaragazwa n'abashakashatsi ko umuntu abyubahirije ashobora kongera icyizere cyo kubaho imyaka igera kuri 12 ku buzima bwe. Ni ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Journal Circulation. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bindi bintu bitatu umuntu akwiye kubahiriza cyangwa gukora akongera amahirwe yo kuzamura icyizere cyo kubaho iyi myaka igera kuri 12. Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, wakora subscribe noneho ugakanda ku izina ry'uru rubuga General Knowledge Channel riri mu ibara ry'ubururu ritangijwe na hashtag riherereye munsi y'iyi video, ubundi ukareba ibindi biganiro byatambutse. Muri studio za General Knowledge Channel muri kumwe nanjye Joachim Nkurikiyumukiza. Turagaruka mu kanya. Mu biganiro byacu byatambutse twabagejejeho uruhererekane rw'ibisobanuro ku cyizere cyo kubaho life expectancy, uko gihagaze ku rwego rw'ibihugu ndetse n'ibigenderwaho hemezwa ko icyizere cyo kubaho ku baturage batuye igihugu runaka kiri hejuru. Twabibutsa ko icyizere cyo kubaho ku isi hose global life expectancy ari imyaka igera kuri 72. Igihugu gifite icyizere cyo kubaho kiri hasi gifite imyaka 52, mu gihe igihugu gifite icyizere cyo kubaho kiri hejuru ari 83. Birashoboka ko twakwibaza icyo kongera imyaka 12 ku cyizere cy'ubuzima bivuze, mu gihe nta muntu uzi igihe ashobora kumara ku isi. Iyi myaka 12 yavuye mu bushakashatsi yatangajwe nyuma yo gukora inyigo ku bintu bitera urupfu ku bantu benshi ku isi. Kwirinda cyangwa kubahiriza ibi bintu bitanu bivugwa muri ubu bushakashatsi byongera amahirwe yo kwirinda urupfu ho imyaka 12. Ikintu cya mbere cyagaragajwe n'ubu bushakashatsi bwatangajwe muri Circulation Journal ni ukwirinda kunywa inzoga nyinshi. Icya kabiri ni ukwirinda umubyibuho ukabije. Ibi twabiganiriyeho mu buryo burambuye mu kiganiro cyacu giheruka. Ikintu cya gatatu kigaragazwa n'abashakashatsi ko cyongera icyizere cy'ubuzima ni ukurya neza. Kurya neza byumvikana nk'ijambo ridasobanutse neza kandi rikubiyemo ibintu byinshi. Gusa uko bisobanurwa n'abahanga mu mirire, kurya neza si ukurya ibyo ukunda cyangwa ibinyobwa akanwa kawe gakunda, ahubwo ni ukurya ibiribwa uhereye ku ntungamubiri zibirimo. Ukurya ibiribwa bifite intungamubiri ni isoko yo kugira ubuzima buzira umuze ndetse no kuramba. Nk'uko bigaragazwa na healthline.com, hari ibintu bitandatu nkenerwa ku mubiri wa muntu. Ibi nibyo bituma umubiri wa muntu ukora uko bikwiye: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibifite ibinure, vitamini, imyunyungugu ndetse n'amazi. Proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water. Bimwe mu biribwa bifatwa ko bigirira umubiri umumaro ni imboga, imbuto, ibinyampeke, ibiribwa bifite ibinure bikeya, inyama z'umweru nk'izi nkoko, imbata, amafi, ibishyimbo ndetse n'amavuta afite ibinure byiza good fat, urugero olive oil. Amavuta aturuka ku binyampeke nka soya, ubunyobwa, ibigori n'ibihwagari afatwa nk'atagira ingaruka mbi ku mubiri. Hari bimwe mu biribwa bisobanurwa nk'ibyatera ukwiyongera kw'amahirwe mabi yo gufatwa n'indwara zikunda guhitana abantu benshi ku isi. Ibyo biribwa ni amagi, inyama zatunganyijwe mu nganda izi zizwi nka sausage cyangwa sosiso, amafi yatunganyijwe akabikwa mu bikombe aya azwi nka sardines. Amagi ni meza ku mubiri iyo ariwe ku kigero kiringaniye, ariko iyo ariwe ku kigero kiri hejuru ashobora gutera ukuzamuka k'umusemburo wa cholesterol. Ni umusemburo ugira uruhare mu gutera indwara zifatiye ku mutima. Ubushakashatsi bwagaragaje ko inyama zatunganyijwe mu nganda izi zizwi nka sosiso cyangwa sausage, iyo ziriwe ku bwinshi zishobora gutera ibibazo by'umutima. Izi nyama kandi zishobora kuzamura amahirwe yo gufatwa na kanseri
kanseri. Abahanga mu mirire bagaragaza ko ukurya ibi biribwa tugaragaje hejuru ku rugero ruringaniye byubaka umubiri aho kuwangiza. Ikintu cya kane kigaragazwa n'ubushakashatsi ko kugikurikiza byakongera icyizere cyo kubaho imyaka 12 ni ukwirinda kunywa itabi. Ingaruka z'itabi zivugwa cyane mu nzego zitandukanye z'ubuzima ndetse no mu bundi bukangurambaga. Reka twe tugaruke ku byo Center for Disease Control and Prevention na World Health Organization batangaza. Itabi ritera impfu nyinshi zishobora kwirindwa. Itabi ryica 1/2 cy'abarinywa. Ni ukuvuga ngo niba unywa itabi hari amahirwe angana na 50% ko uzahitanwa n'indwara iturutse ku itabi. Itabi ryangiza ibice hafi ya byose by'umubiri w'urinywa. Kunywa itabi bitera kanseri, indwara z'ibihaha, umutima, gutakaza ubushobozi bwo kureba ndetse no kwigunga, depression. Itabi rihitana buri mwaka abantu barinywa bagera kuri miliyoni zisaga 7 ndetse na miliyoni 1,200,000 z'abantu batarinywa kubwo guhumeka umwuka waryo. Ku mwanya wa 5 w'ibintu umuntu yakora akazamura icyizere cyo kubaho imyaka igera kuri 12 ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ku rubuga rwa health.harvard.edu bagaragaza ko gukora imyitozo ngororamubiri igihe cy'iminota 15 gusa ku munsi byongera byibura imyaka igera kuri 3 ku gihe cyo kubaho. Gukora imyitozo bigirira umutima akamaro iyo uyikoze buri munsi. Imyitozo ngororamubiri igabanya umunaniro, stress. Twabibutsa ko stress ari kimwe mu bintu bizamura umuvuduko w'amaraso uganisha ku bibazo by'umutima. Umutima ukaba wihariye 1/3 cy'impfu zibarurwa ku isi. Si ngombwa ko imyitozo ngororamubiri ikorerwa muri gym. Hari imyitozo umuntu yakora aho ariho hose. Igarukwaho n'abashakashatsi ni ukugenda cyangwa kwirukanka bidakabije, jogging. Imyitozo ikorwa umuntu amanuka hasi asa nk'usutama akazamuka, mu cyongereza yitwa squat. Gukora pompage, push-ups ndetse n'imyitozo ikorwa umuntu asa nk'upfukama akoza ivi hasi akazamuka ahinduranya amaguru ukw'ibumoso n'ukw'iburyo. Iyi yitwa lunges. Turabashimiye kubwo gukurikirana uru ruhererekane rw'ibiganiro ku cyizere cyo kubaho ndetse n'ibyo umuntu yakora akazamura icyizere cyo kubaho cye. Turabararikira kuzakurikirana ibindi biganiro by'ubutaha. Ntimwibagirwe gukora subscribe. Tubifurije ibihe byiza n'uburumbuke mu byo mukora byose.